Umukobwa yari arimo agenda mu muhanda agiye muri interview y'akazi. Barakwereka ukuntu hari umuhungu uhagaze wifitiye indabyo anyuzeho. Umukobwa yari yambaye ipantaro icitse ariko ntago yari abizi. Umuhungu aramuhamagara ati umva mukobwa. Umukobwa arahindukira n'agasuzuguro kenshi. Ngo mbese nkawe ubona wuzuye. Umuntu wese azajya kunyuraho ngo afite nyashi nurangiza umuhamagara umusifure ubwo se nibyo birabyo byawe ugiye ko murabona mbikeneye. Umukobwa yiva aramutuka aramutukuza. Umuhungu nkawe w'imburamumaro ubyukira ku muhanda n'indabo ngo ari kureshya abakobwa bose abonye. Turarebye usanga ndi umukobwa uciriritseho kuba guhagarikwa na buri muhungu wese ubonetse ameze nkawe. Yaramututse aramutuka umuhungu arumirwa. Arangije aramubwira ati nibyo birabo ubwo nabikwaka nkabijugunya. Yarahindukiye. Rebera umukobwa w'umusazi ni ukuri kw'Imana. Yarahindukiye ati mpereza n'ibyo birabyo hano nkwereke. Ibirabyo yarabifashe abifata n'umutima mwiza arega tugira ngo wenda ari bubikoreshe. Arangije arabijugunya. Ati n'undi munsi utazongera kumenyera ntukajye umenyera abakobwa bose hano mu mujyi. Umuhungu yarumiwe. Yaragiye gutanga ubufasha ariko ndebera ibibaye. Umuhungu ati ese ko untereye indabyo urabona ari wowe nkeneye. Hakuno haturutse fiyanse we hari bisa nka yaragiye guhereza izo ndabyo. Aje asanga umukobwa n'umuhungu bari gushwana. Umuhungu ati n'uyu muhungu wari ugiye kumporopoza ku ngufu kandi ntamushaka nyuzeho ndi kwigendera ntabwo anzi ariko ndebera yari kumporopoza ku gahato. Fiyanse w'umuhungu yarababaye. Arababara tukambwira ngo ushaka kuzamporopoza ko mburi guporopoza abo ubonye bose mu muhanda. Atari ufite ikibazo cyo mu mutwe. Yaramututse aramutuka amukubita urwego rwo kumukubita n'urushyi. Umuhungu yararuriye da azira ubusa azirininjiyeho na ku muhanda. Na fiyanse we yarigendeye yankurashyana nayo iragenda umuhungu asigara yumiwe. Isi yamwikaragiyeho imufungiraho amaferi. Umukobwa yarakomeje aragenda na twa tunyashi twari kurata mu muhanda aragenda azingaramba yari dore ukuntu ari kwinyonga. Anyura ku mugabo hakuno wibereye muri telefone. Atamaye. Umva mukobwa. Umva. Ntabwo ubona uko bimeze inyuma ntabwo ubibona ko amadirishya ari kugaragara. Birangiye umukobwa arahindukira. Aramutuka ati abagabo nkamwe b'abahehesi nabyutse mpura nabo. Mu kanya mpuye n'umusore ashaka kumpehetaho. None nawe w'umusaza umpeheseho nta n'isoni. Umugabo ati ariko n'ubufasha ndimo kuguha mukote n'ubufasha ndimo kuguha. Ntabwo nkukeneye nta bufasha bwawe nkeneye. Niba ari udufaranga ushaka kumpanga ejo uzatunyishyuze nta dufaranga twawe nkeneye. Umukobwa yaramututse aramutuka. Umusaza umugabo arishaka aribura neza. Areba ati se mukobwa nkawe koko. Yarahindukiye n'icyo yari ari kunywa arakimwaka kimumenaho. Umugabo biramushobera bamwandurira ishati y'umweru bashyizemo ikizinga. Arangije ati reka nigendere uzace n'ahandi. Akaraga nyashi arigendera. Aragenda umugabo asigara atekereza. Hakuno hari undi mugabo bari kutwereka tutazi ngo ninde. Umukobwa yaragiye aragenda turabona ahingutse hamwe agiye gushakira akazi. Aragenda ati mwaramutse banyakubahwa. Ati mwaramutse. Ati rero narinje muri interview y'akazi. Ati nta kibazo wakwinjira hariya mu. Amubwira ibisabwa amubwira ko byose abifite. Arangije ati okay. Naribi ndabona umeze neza. Wujuje buri kimwe usa neza. Nta kibazo na kimwe ufite. Arangije amwaka dokima ziwe. Arazireba. Arazitegereza zinyuzamo amaso. Arangije aramureba. Ati nta kibazo akazi uragahabwa nta kibazo. Kuko ndabona wujuje ibisabwa. Umukobwa arishimye. Ati ni byiza buriya akazi nakabonye. Ati wiyicariye. Yararebye ati ese ahangaha niho ngiye kujya nkorera abahuti mbega ahantu heza. Ubundi nize nifuza kuzakorera ahantu nk'aha. Izo zari inzozi zawe. Barakwereka umugabo yararebye umukobwa ahindukiye. Arebye abona yambaye ubusa. Ego mani. Hatumva. Bireke wikwirwa ujyayo. Ibya interview tubireke ndabona n'ubundi utashobora kano kazi ntabwo gakwiriye. Umukobwa w'inkumi no kwiyitaho ngo abe yakwambara neza. Ntiguteze. Umukobwa arumirwa. Ariko hari ntabwo ari njyewe. Ati si ubwo nta nubwo ukora ibintu utabizi ufite ikibazo mu mutwe.
Umukobwa ati ariko ntago mbizi, amwiryaho aramubwira ati ndi umuntu wambara neza, uhora ari smart, wisiga, imisatsi myiza, inkweto, ninjye muntu ugira isuku muri karitsiye baranzi. Umugabo ati ubwo ntago uzi ibintu wambaye uko bimeze? Umukobwa ati reka reka ntabyo nzi. Aramusobanurira arabihakana neza neza. Amubwira ati se koko nta gitekerezo waba ufite cy'uburyo waje uri gusaba inzira yose niba ari uko nguko waje? Umukobwa biramuyobera neza neza burahakwirwa. Atekereza ati se uyu nawe agiye kumbera nka ba bandi nahuye nabo? Umugabo ati niba udashobora kwiyitaho ngo ube wakwikorera isuku, ube wakwambara imyenda urebye neza ko idoze ucekinze, kano kazi ka hano wagashobora? Umukobwa ati ni njyewe uri kubwira utyo cyangwa ntabwo ushaka kumenyera witwaje akazi kanyu? Umugabo ati ntabwo ari ukukumenyera, ati ahubwo ndimo ndakugira inama, ndimo ndakurinda guseba. Ati ntago uri kubona ukuntu aho ngaho inyuma hameze? Umukobwa kubyumva biramucanga. Arangije barakwereka abonye yanze kumwumva, ati reba inyuma ukuntu wambaye, wenda nibwo urabasha kwemera ukuri. Umukobwa yarahindukiye, arebye asanga ibintu byose biri hanze, asanga ibikoresho byose biri hanze. Ati sorry. Atekereza ku bantu bose yaje bamuhagarika bamutangira, atekereza ku rukundo rw'abandi yitambitsemo ngo baramukeneye, ngo ni umuntu urenze. Atekereza umusaza yamennyeho icyayi, arangije agahinda karamwica. Ati koko sinkwiye guhubuka. Ese wowe urimo ureba ino filime cyangwa ino nkuru, ujya uhubuka mu bintu ugiye gukora cyangwa ugiye kuvuga? Umukobwa yarasebye, arangije asaba imbabazi mu mutima, anazisaba bosi we. Igihugu cyaramubanye, isi yose. Arangije aramubwira ati mumbabarire, ntabwo ibi ngibi nari mbizi, naje inzira yose babimbwira, nanyuze ku musore arabimbwira, nyura ku muntu wese arabimbwira, hahita haza wa mugabo yasutseho icyayi sasa. Aramureba ati wabonye umukozi? Ati arangije wa mukobwa aramubona, abona aho yamusutseho icyayi, uyu ni wa mugabo. Urabona umukobwa yarasebye, nyiri gukora icyayi ntabamwirukankaho. Ati nyuma yo kumpindanya gutya uje gusaba akazi muri kampani yanjye, nta soni? Ati nta sonira, muzajya murasuzugura abantu mutanazi aho bava n'aho bajya. Ati se wari uzi ko twahurira ahangaha? Ati iyi kampani ni iyanjye, zana izo mpapuro zawe turebe. Arangije arazimwaka, arazireba, amaze kuzireba ati ukuntu uzi n'ubwenge, ndeba n'ibisabwa wari ubyujuje, ariko ni akantu kamwe konyine wabuzemo. Umugabo arangije ati ni wowe twari dukeneye, ariko ni akantu kamwe wabuze. Umukobwa ati sorry, mumbabarire akazi ndagashaka. Arangije aramubwira ati niba umugabo yari azi ko yayidodesheje, yaramubwiye ati ntacyo akazi turakakwemereye. Arangije umukobwa aramureba, aramushimira ati murakoze. Birangiye amusubiza dokima ziwe, ati akazi ndakabonye. Arahindukira areba wa mugabo ati ntari, niba boss avuze nyine ubwo aravuze. Arangije aramubwira ati ubwo ejo uzatangira akazi nta kibazo. Aramureba ku mutima ati uyu mugabo ntari bumvumburera, ntari bubone ko ntayidodesheje agahita anyirukana. Arangije yarahindukiye baramubonye, ati ntuzanagaruke niba ari uko nguko umeze. Aramwirukana, aragenda ati nari nzi ko ngo wayidodesheje, none ni uko nguko umeze. Aramwirukana. Umukobwa yaragiye, aragenda ari mu gutekereza cyane, ari gutekereza hahandi ari gutekereza n'inzara zikagufasha gutekereza. Umugabo nawe yasigaye hano, nyiri kampani asigara hano. Ubu barakwereka umugabo yaratekereje ukuntu uriya mukobwa agiye atavuze, nta kintu na kimwe avuze. Barakwereka hakuno babafiyanse nabo baracyaburana, umwe ati nca inyuma, undi ati nca inyuma, undi ati reka reka ndarengana,
wa mukobwa yaraje abahingukaho, gusa yarababonye bo bataramubona, arangije ati ni byiza cyane ko mugera aha ngaha, mbere na mbere ndasaba umusore imbabazi, naje we yari akeneye kumpa ubufasha, ndangije sinamwumvira ahubwo ndamutuka, arangije abasaba imbabazi, asobanurira neza umukobwa ukuntu ibintu byose byagenze. Wa mukobwa urahirwa kuba ufite umuhungu nk'uyu mukundana muri iki kinyejana, umuntu urakubona ntakwirengagize ukeneye ubufasha, yagerageje kumfasha ku buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, ariko namunaniye ngo ndamurenze, ngo aranshaka, ngo ashaka kuntereta, ngo ni iki n'iki. Umukobwa arangije ati oke ntari. Umusore arangije ati urakoze kuba ubaye intwari ukaza, nizere ko bikwigishije isomo. Umukobwa ati nizeye ko nta muntu n'umwe ngomba gusuzugura uko yaba ameze kose, nta muntu nkwiye kureba ngo mucire urubanza numve ko atari kuri revo yanjye, abantu twese turangana, buri umwe waba uri umukire waba uri umukene ushobora guseba mpfa kuba igihe cyawe cyageze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu bararebanye shiri tumubabarire. Umukobwa ati ubu butwari agize bwo kugaruka hano akaza kudukiza bitaragera kure, birakwiye kuba twamubabarira. N'umukobwa w'intwari baramushimiye, baramushimira, barangije baranamubwira ati turakubabariye. Umukobwa disi cyaramurenze aranarira ati ntabwo nabishakaga, ntabwo uwo mutima ari wo nsanga, turetse ko hakunda nyine ugera muri iyi myaka 18 ukiyumva ati nta muhungu uwo ari we wese wantereta, naho ubundi nta yindi shitani yari ibirimo tu. Arangije ati urukundo rwanyu ruzarambe, ndabashimiye cyane kuba nta wigeze asiga undi ngo nuko byagenze kuriya, n'ubundi nje nkabasanga. Yabagiriye inama ati namwe ibintu byambayeho ntazagire undi muntu bibaho, arabashimira abagira inama ati nta muntu n'umwe kuri ino si wabona uruta undi, niyo waba ugenda mu ndege uzanyure kutwara moto wumve ko ari umuntu nkawe. Yarababwiye abagira inama, bagira amagambo y'ubwenge ati muzakore n'ubukwe mumpamagara ubukwe bwanyu nzabutaha. Arangije gushira ngo ahubwo twungutse inshuti y'umuryango ngo azaba anti w'abana, undi atazaba shangazi wabo, mva babisigana, ahubwo urukundo rurushaho kuba urukundo. Umukobwa yaramurebye arangije turi intwari kabisa, turi intwari shiri wanjye. Undi ati wakoze kutansiga, undi ati wakoze kumbabarira. Umugore ashimira umugabo we, arangije aranamuhobera ati shiri umbabarire, undi ati umbabarire. Umukobwa yarabarebye disi ukuntu bongeye gukundana, ibyishimo biramurenga, aravuga ati nabaho mu buzima bwanjye nkoze ikintu cya nyacyo. Ese nawe urimo ureba iyi nkuru wari wakora ikintu ukavuga ngo nkoze ikintu cya nyacyo? Umukobwa yabonye bikundaniye aravuga ati amahirwe masa, reka nisubirire iwacu. Aragenda za dokima agenda ahishe inyuma ku manyashi, arigendera, ariko ubona ko nyine yishimye, aravuga ati nubwo byagenze gutya basi ndasubijwe, ntabwo ubona agiye nsaba imbabazi antengushye. Barakwereka araje ahura na wa mugabo nyiri kampani, arangije araza aramubwira ati wa mukobwa we, nabonye uburyo witwaye nkimara kukubwira nabi nkushitinga n'iki, ndebye uburyo witwaye mbona uri intwari pe, kandi nabonye n'amanota yawe mbona arahagije, wujuje ibisabwa, akazi ugomba kukabona muri kampani yanjye. Umukobwa ati se birashoboka? Birashoboka cyane rwose, nta kindi kibazo ufite, ntuhubuka, ntugira ute, amashuri urayafite ahagije, amanota meza. Umukobwa arangije biramurenga, aramushimira ati murakoze cyane, gusa nanjye mumbabarire amakosa nakoze kare, kuba mungiriye icyizere mukampa akazi muri kampani yanyu, sinzabatenguha rwose. Boss ati uko witwaye byonyine byagaragaje ko ubwenge ufite, ubumenyi n'ubushake kampani yacu ukwiriye kuyikoramo. Yaramushimiye karahava, aramubwira ati gusa ntuzagire undi muntu wongera gukorera ibintu nka biriya, ujye ufata buri muntu wese nk'undi. Umukobwa yarishimye, arakwereka umukobwa yarishimye. Boss arangije aramubwira ati akira n'ikote witwikira, udakomeza kugenda urimo guseba, hanyuma tugende njye kukwereka uko akazi kose gakorwa hariya,
ujye muri interiviyu, nta n'ibya interiviyu akazi ko wakabonye, ajya kukwereka uko uzajya ukora akazi. Umukobwa byaramurenze disi, aravuga ati kudahubuka bingiriye umumaro. Arangije yambara rya kote, yambara neza rya kote kugira ngo adakomeza kugenda ari guseba mu muhanda. Barangije amaje kurikenyera baraganira, ubundi amukora mu kiganza, baragenda bishimye, ubona ko bishimye rwose. Inkuru yacu ni aha ngaha irangiriye rero, umuntu wese ujye umufata nk'undi kandi ujye wirinda guhubuka, mushishikariza gukora sheya, komenti na sabusikarayibe. Ndabakunda.